abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Uwiteka niwe mungeri wanjye, yewe sinzakena, anyobora neza inzira yo gukiranuka. Uwiteka niwe umenyera ubuzima, Uwiteka niwe mungeri wanjye, yewe sinzakena, anyobora neza inzira yo gukiranuka. Uwiteka niwe umenyera ubuzima. Inshyimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza, inshyimbo y'umwami n'inkoni ye nibyo bimpumuriza, andagira neza mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe na Yesu. Inshyimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza, inshyimbo y'umwami n'inkoni ye nibyo bimpumuriza, andagira neza mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe na Yesu. Uwiteka niwe mungeri wanjye, yewe sinzakena, anyobora neza inzira yo gukiranuka. Uwiteka niwe umenyera ubuzima, Uwiteka niwe mungeri wanjye, yewe sinzakena, anyobora neza inzira yo gukiranuka. Uwiteka niwe umenyera ubuzima. Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, nawe akamubera ibyiringiro, azaba nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibijya byuma, bihorana itoto iteka ryose. Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, nawe akamubera ibyiringiro, azaba nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibijya byuma, bihorana itoto iteka ryose. Uwiteka niwe mungeri wanjye,